hose aho uri hose ndatekereza ko uzasohoka ukava mu bitaro ariko uzumve kino kiganiro buri muntu wese umurikiye muri aka kanya Tricie rwose niwe muntu twabajyaga tubona usenga Imana pe tugafashwa ariko nawe twari tumaze gushishoza tukamenya neza ko pirata Imana. Tricie gubwa neza aho uri hose uhumeke neza nubwo bakwambitse sonde rwose umwe ubusiga bunyarira muri sonde ugasigara wituma muri sonde ariko ntago bivuze ko ubuzima bwawe burangiye ariko tuvugana Imana igiye uvuga ngo ugiye kwiyondora ugiye kwiyitaho ugashiramo amazi mu isafuriya ngo ugiye gushiramo ubuto wajya gushiramo igitunguru ugasanga uri gushiramwo seleri oya ngo ni igitunguru ushizemo cyo gasanga ushyiramo pavuro ngo ni igitunguru ushizemo ibaze inzoga unywa ugateka ukibagirwa ko watetse bikarinda bishirira ibaze inzoga unywa wacanye gaze ukibagirwa ko wacanye gaze ukarinda ubwihira mu nzu n'umuryango wose kubuti kwika n'inzu yose waruhiye wavunikiye imyaka yose igasha yose karundumukira hasi iyo nzoga nta n'ukuntu batanayica ibyo bintu biba bikiri ubuzima nese urumva ari ubuzima ntago ari ubuzima ntago ari ubuzima izo nzoga nizo zibitera kuko izo nzoga n'umuntu wese uzikora n'umwicanyi gira ikintu ubwira rero yes reka ngusuze nongera kaza mwifurize amahoro y'Imana mwerere wose kwisi niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyaza muri mugoroba ufise kugira umugoroba mwiza ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi ndi kumwe na Kayos uvuga ko yahindutse twese umeze uti meze neza pole ndashimira Imana gake gake ntago ari cyane ne ko meze neza pole bwira abantu bakore subscribe kuri Zamuka TV rero bakore subscribe na share niba tanabikora Imana izabikora vuga ngo Zamuka TV abantu muyire muyikunde vuba muyikunde ni mutanayikunda Imana izabikunda kandi ikindi nimugakirana imanza yego mujye mubikora kubera yuko Imana yabidukoreye niki gitumye tubaho niki gitumye turya niki gitumye tugenda ibyo byose mujye munabitekerezaho so rero ni Kayusi nko mubizi ndabasuhuza cyane reka tuganire mu ncamake yabyo tuganire ku muntu wacu nawe Imana yimugirire neza yego ngaho nguko uyu munsi nago ndibuze kuza guhera ku kiganiro cyase ndibuze guhera ku witwa Tricie urenge cyane uri gukomeza asurwa n'abakozi Imana bagiye batandukanye uyu munsi twabonye Onyana se yagiyeyo hajya n'abandi bakozi Imana bagiye batandukanye uyu munsi Tricie amerewe nabi mu bitaro ahari bari kumwongerera umwuka. Tricie uyu munsi niki ushobora kumubwira Kayo nk'umuntu ushobora ko mwara wanyu haraza Gikondo se niki ushobora kumubwira za Remera ahantu hose za Kaciro Tricie ngikintu namubwira ni kimwe nuko yasenze Imana nubwo yisenze ariko yisenze ayipinga ayipirata ayibesha ari yamaronko kugira ngo babikure mu bintu byivuga butumwa cyangwa wenda babikure mu bintu by'amasengesho cyangwa wenda bya Kristo sibyo Tricie nawe ari mu bantu bacuruje agakiza yego kubarwaye rero sina kwinjira mu buzima bwe ngo mvuge ngo ntaga azakira pe ariko nibihana Imana yamushizemo nibihana Imana yamushizemo kugira ngo ahindutse kuko ngiye maze igihe kirekire mbabwira ngo muhinduke yego harabaneshi ngiye bagiye banyumva nkaho ndi imbwa cyangwa wenda bagiye banyumva nkaho wenda ndi nzerereze cyangwa wenda bagiye banyumva nkaho ndi imbobo ariko Tricie ubu tuvugana iki nico gihe cyo gufata umwanzuro ndatekereza ko nanavana mu bitaro azaza kumva kino kiganiro uriya mugore mwabonye ujya kumusengera numwe mu bantu bakoranye ibyaha uriya mugore sinzi nimba wamubonye neza niba wamukuriye isura yego wamubonye uriya mugore mwabonye uri kumusengera numwe mu bantu bakoranye ibyaha Tricie rero yigeze kungurisha Bibiliya namwe niko ngiye ari gunkizwa wamba bari ukama Bibiliya y'ubuntu nta mafaranga afite namu 30 ico gihe yahise ajya no kundi amugurisha Bibiliya 25 rero Tricie rero kuba ari umuntu w'umukristo birumvikana ko ari umukristo pe kandi kindi Imana iyo uyikoshereje nayo iraguhana kandi Imana ntago yanga umunyabyaha ahubwo yanga ibyaha byayo yanga ibyaha Imana yanga icyaha ntago yanga umunyabyaha sabira umugisha Tricie rero aho uri hose ndagira ngo ngenshi ngira ivi hasi kuko ntago uri Imana ngo ngenda gufukamira ngo ngiye amavi yose nyashije hasi ntago byemewe Tricie Imana ikumera umugisha uri hose uve muri bwa busampanyi ntuzongere kwijandika mu bintu by'ibiyobyabwenge ntuzongere guca inyuma umugore wawe rwose ndasaba umugisha ku Mana kugira ngo ikunde kukize Mana uri gitangaza pe ndagira ngo buriya buzima bwuriya mwana w'umusore cyangwa wenda bwuriya buzima bw'umugabo ndagira ngo ndifuza yuko wamuha iherezo rugize nawe akava mu bibazo Tricie rwose aho uri hose ndatekereza ko uzasohoka ukava mu bitaro ariko uzumve kino kiganiro buri muntu wese umurikiye muri aka kanya Tricie rwose niwe muntu twabajyaga tubona usenga Imana pe tugafashwa ariko nawe twari tumaze gushishoza tukamenya neza ko pirata Imana
Tricie gubwa neza aho uri hose uhumeke neza nubwo bakwambitse sonde rwose ubungubu usiga bunyarira muri sonde ugasigara wituma muri sonde ariko ntago bivuze ko ubuzima bwawe burangiye ariko ubu tuvuga n'Imana igiye guhindura ubundi busha mana mumpera umugisha Tricie rwose ari hose n'umuryango we umana ndifuza ko wamuhindurira uruhu rwe nimba rwaragoramye cyangwa nimba rwawe umukara wongera ugira umweru cyangwa wongera urugire urw'abametisi cyangwa wongera urugire urw'abakristo mana ndashaka ko iriya mivumo yose bamwaturiyeho imuvaho mana ndifuza neza ko Tricie wamuha bamushizeho cyangwa wenda bamuhunze kubera ko arwaye hari n'abantu bajya bamusingira bavuga uti ngo apfe nabi hari n'abantu bajya bamwituraho imivumo mana uri gitangaza ndifuza ko Tricie wamumera umugisha akaryama neza hari hose akaruta Imana neza akumva ko gubwe neza hari hose Tricie rwose udukora ku mitima abantu benshi nta muntu udakora ibyaha ariko twese nubwo dukora ibyaha ariko Tricie rwose yari umwe mu bantu nabo bagerageza kuba bakumva Imana nubwo rimwe na rimwe ajya akadutenguha Tricie rwose aho uri hose ndagira ngo Imana ikufutabara aka kanya uzasohoka mu bitaro wemye neza warabyibushe iyo miti uri kunywa ubifate nk'ari ibiryo iyo miti uri kunywa uyifate nk'aho ari ji uri kunywa rwose wumve yuko ugomba kuza amahoro Tricie rwose ntekereza ko uri hose uri kunyumva n'umuntu wese wawe ugukunda ari kunyumva neza ubu ugiye guhinduka undi muntu musha ugiye kongera kwera imbuto nziza mu banyarwanda ndetse East Africa yose ugiye no kuba icyamamare isi yose kumenye ugiye no kuba imbuto yerera buri muntu wese ugiye kuba ibiryo byacu mu mitima yacu ugiye kuba ibinyobwa byacu mu mitima yacu Tricie rwose Imana ikumera umugisha mbigusabiye mu izina rya Yesu Kristo amen yego rero uwo nguwo bamwita Kayusi Kayunga kuko rero twinjiye mu kiganiro muri ubwo buryo Tricie umusabiye umugisha ku Mana nimugora ari umubyeyi twabonye witwa mama Uwanyana Asia araza aravuga ngo ngewe mu bintu bya mbere nabonyemo dogitora ni ibigeragezo yego Kayo ikigeragezo kuri wowe ni iki okay uko yabivuze ni kukuri ariko ngiye ikigeragezo kuri ngewe burya nta muntu ushobora kugira ikigeragezo ataciteye yego habaho kugeragezwa ariko iyo wageragejwe icyo gihe Imana ibiri hafi ntacyo ushobora kuba kwa kundi umurozi akuroga ibyo birozi ntabwo bigufata rero ikigeragezo kuri ngewe ni kwa kundi uhura n'urugomo rubi rukakugerageza kukujanika mu byaha ariko ukabirukuka kubera Imana ikigeragezo si cya kindi we wishizemo ahubwo ni cya kindi kije nk'icyaduka cyangwa wenda washizemo n'urubyiruko cyangwa wenda washizwe n'abandi rero ikigeragezo kuri ngewe nagifata nkaho ari Satani bigusuye yego ikigeragezo ni Satani bigusuye ariko Satani igatsindwa uyu munsi hari gahunda iri mu gihugu yo kugira ngo bace ikijyanye n'inzoga zica ubuzima bw'abaturarwanda cyangwa se zica ubuzima bw'abanyarwanda by'umwihariko leta yafashe ya mbere mu kumena inzoga cyangwa se imisemburo ikora inzoga zica ubuzima bw'abaturarwanda bakunda gukoresha mu nzoga abantu banywa harimo inzoga z'ibyuma nibaze ngo izi nzoga z'ibyuma zijyaga zica ubuzima bw'abantu hari abamama basanga hano bazanya ubwo barakutse amenyo abandi ugasanga barabaye ariko mu buzima bubi ugasanga abagabo ntibakita ku rubyaro rwabo uravuga iki kuri ibi bintu leta yakoze kugira ngo ice inzoga z'ibyuma mu baturage ndetse ice n'ibi bintu bisa nkaho ari akavuyo katarurwa n'izi nzoga ahubwo ibaho ubuzima bwiza urakoze cyane ibintu leta iri gukora nibyo kuko hari abantu benshi nzi inshuti zanjye bagiye bakukamo amenyo bagiye bavamo amaso hari n'abagiye baba ibimuga hari n'abagiye bagira ibisebe yego isura yabo igahindana ikahindukira so rero nshaka kuvuga nuko nanjye ubwanjye nigeze kunywa inzoga ndarwana pe yego iryinyo ryanjye rivamo ubu nta ryinyo ufite kubera inzoga yego kubera icyuma ziriya nzoga rero ntabwo ari nziza pe aho ari wagira ngo bashyiramo n'ibindi bintu hari n'abantu benshi ingenzi bapfuye kubera ziriya nzoga rero turashimira rwose ubuyobozi ku rwego rwo hejuru by'umwihariko turashimira rwose abayobozi bafashe umwanzuro wo gucya ziriya nzoga kuko ziriya nzoga ntabwo ari nziza tuno tuyoga mubona tuba tunywa ibaze ko inzoga unywa ugahita ujya guhangana na mama wakubyaye yego ibaze inzoga unywa ugahita uvuga ko nta mani ibaho ibaze inzoga unywa ugatangira guhangana na leta ibaze inzoga unywa ugatangira kwituma mu isoko ibaze inzoga ugatangira kunyara mu isoko reka mbabwire Imana idufashe
izi nzoga zicibwe pe kuko ntago ari nziza. Hari n'ingo nyinshi ngewe nziza ahukanye kubera izo nzoga z'ibyuma z'amarikeri. Izi nzoga batuzaniye ntekereza ko zakozwe mu byiciro bigiye bitandukanye. Ngewe ntekereza neza yuko ababikoze bose harimo abeza harimo n'ababi. Abo babi rero nibo bari guca kuko zira nzoga zitemewe nizo ziba zirimo n'ibibi. Niyo mpamvu rero zira nzoga nta muntu umwe uzishimiye. Nese ibaze kuba uri umuntu uri umusore ufite imyaka 20 ntamenye ugira kubera iriya nzoga. Ibaze kuba waba uri impumyi uri umusore imyaka 25 nta jisho ugira. Ibaze kuba waragwaye amara utakibasha kurya waranutse warabaye nk'igiti cyamaye umwenda kubera iriya nzoga. Ariko uzi ko ibyo bintu byose bibabaza leta. Uzi ko leta ari umubyeyi. Leta n'umubyeyi. Leta n'umubyeyi rwose. Kuko iyo bataza gufata umwanzuro bagapfiye kumva hari ibintu benshi bafunzwe. Hari abantu benshi bafunzwe bazira ziriya nzoga. Yego. Rwose ngewe mubabarire abanyarwandakazi nubwo wenda ndi kubivugaho bino bintu nanjye ziriya nzoga nari narabuze ikintu cyazikuraho. Ariko ziriya nzoga kuba zaracitse zikavaho Imana rwose yabwicubahiro ndetse na leta Imana ihumugisha. Yego. Hari urubyiruko rumwe n'umwe rwajya rwishanika muri izi nzoga ugasara rumwe baruteye inda cyase abagore bamwe namwe batewe inda zitujuje ubuziranenge. Ariko nkeka uyu munsi bisa nkaho babishyizeho umucyo. Urabona izi nzoga kuba aba bagore bamwe namwe baraterwaga amada abandi bagakubitwa bakurwamo amenyo gasabaga bamwe nibakuru nibahagihahira urugo byasabwaga n'izi nzoga cyangwa abo biterwa n'imyumvire umuntu yabaga afite mu mutwe. Oya ntaga ari imyumvire kubera ko zira nzoga ntegeza ko ngiye bashyiramo n'ibindi by'ubirozi. Kuko iriya nzoga niyo se ibaze inzoga wenda ziratandukanye ziri mu byiciro bitandukanye. Yego. Inzoga ziva hanze zemewe n'uruganda. Yego. Zira nzoga ntekereza ko benshi iyo bazinyweye ntacyo ziba zibatwaye. Yego. Ariko zino nzoga z'inkorano tubona buri muntu nyarwanda wese yikorera. Ntago nakubesha urayinywa ugahita ujya kurwana n'umugore. Yego. Yaba yatetse n'ibyo ukavuga ati yabitetse nabi. Yaba wabona n'akantu ku muhanda kakanda ukahita utangira kuvuga ati ngo nta suku ugira. Ibaza inzoga unywa ukabona umuntu umwe ukamubona abana 100. Oya. Ari inzoga wanyweye gusa se? Jewe sinzi inzoga nigeze kunywa. Yego. Nari nayihameje kabisa. Ni rikeri ni cyuma nacyo. Ariko nayinyweye ntangira kubona umuhanda ni imihanda 10. Nabona umuntu nkamubonamo abantu 100. So ibaze inzoga unywa wajya guteka ibiryo wakaranga ugashiramo amazi ngo nubutushizemo. Ugasubire ati ibaze inzoga unywa ibaze icyuma unywa. Yego. Wanywa wajya guteka ibiryo uvuga ngo ugiye kwiyondora ugiye kwiyitaho ugashiramo amazi mu isafuriya ngo ugiye gushyiramo ubuto. Wajya gushyiramo igitunguru ugasanga uri gushyiramo seleri. Oya. Ngo ni igitunguru ushizemo cyo gasanga ushyiramo pavuro. Ngo ni igitunguru ushizemo. Ibaze inzoga unywa ugateka ukibagirwa ko watetse bikarinda bishirira. Ibaze inzoga unywa wacanye gaze ukibagirwa ko wacanye gaze ukarinda ubwihira mu nzu n'umuryango wose ukabutikwika n'inzu yose waruhiye wavunikiye imyaka yose igasha yose karundumukira hasi. Iyo nzoga nta n'ukuntu batanayica. Gubyo ibyo bintu biba bikiri ubuzima. Nese urumva bari ubuzima. Ntago ari ubuzima. Ntago ari ubuzima. Izo nzoga nizo zibitera kuko izo nzoga n'umuntu wese uzikora n'umwicanyi. Gira ikintu ubwira rero abantu bajyaga bakoresha izi nzoga mu buzima bwabo bwa buri munsi ugasanga banyweye izi nzoga z'ibyuma bazikoresheje nkaho wagira ngo nta kibazo bari buze bafite. Okay, ngewe ikintu ngena mabwira ni kimwe. Wenda zikorwa mu buryo budasobanutse. Yego. Kuko bo bishimira gutera imbere barazirangura. Wenda bazirangura makepe. Bazirangura 1000 wenda bakangukaho 500. Yego. Ariko hari utubari twishi twagiye dufungwa kubera imirwano yahabereye kubera ibintu ngo umukirango yangirije ugasanga ibintu umukirangirije niwe bafunze ariko yamara bagavuye gufunga nyiri business wazanye izo nzoga. Yego. Ariko ntekeza ko leta ubu ngubu yarabihagurukiye mbere yuko mufunga umukiriya waje kunywera aho ngaho yaguze inzoga y'uburozi y'icuma muzajye mubanza mumenye uti yayihawe nandi yego wenda yayishuye si we namuzanye ariko yaguze ibyo areba. Yego. Icyo nababwira nuko bakomeza gushiramo imbaraga kwaje bakaca zino nzoga.
nguko rero uwo ni Kayusi ku kigendanye n'irihagarikwa ry'inzoga z'ibyuma zari zimaje kuzengereza abanyarwanda ndetse bamwe zikababuza ubuzima bwiza bari babayemo. Abagabo ntibongere guhahira abagore ntibongere kwita ku bagabo, ahubwo ugasanga ari amakimbirane mu muryango. Dushimiye na leta ibashe guciza inzoga kugira ngo agaruke umutuzo n'umutekano mu miryango ndetse no mu ngo z'abaturarwanda benshi. Uyu munsi hari aho bita ku Nkundamahoro, hari abantu bajyaga bakora ubucuruzi cyangwa se bajyaga baranguza izi nzoga zitwa ibyuma. Nicyo babwira aba bantu bajyaga barangura ibi byuma bakabicuruza abanyarwanda baje gukorera imirimo igiye itandukanye hano mu nce za Nyabugogo, ariko uyu munsi bakaba bafungiwe cyangwa se banahagaritswe gucuruza izo nzoga zitujuje ubuziranenge. Okay, murakoze cyane. Ntago ari hano Nyabugogo gusa, nta nubwo ari hano za Muhima gusa, cyangwa wenda ntago ari za hano za Nzove cyangwa kwitishini cyangwa za zo ku Ruyenzi cyangwa wenda ari za Gikoro cyangwa wenda za Kimironko, hano hose siho honyene, za Majerwa hano hose harahari. Ariko ikintu nababwira ni kimwe, nkuko izi nzoga bazifata bakazimena cyangwa wenda bagafata umucuruzi uri kuzicuruza mu buryo butemewe bakamufunga cyangwa wenda bakamuca ibihano bitemewe, nuko ngo ari kunaniza leta. Yego, ntago ari hari inyungu zonyene, ahubwo hari nandi hari inyungu. Yego, icyo nababwira nuko mwafata umwanzuro mukareka gushunga izo nzoga, mukabivamwo, mugafata umwanzuro mukavamwo muyivuyemwo, kuko n'urubyiruko natwe ubwacu tuzabyishimira, kuko ntagira ya nzoga yakorewe hanze izaza imeze nk'iyo umuturage yikoreye. Yego, kuko azamwigana ashyiremo n'ibintu bidashirwamo, usanga wenda urubyiruko ruri kunywa inzoga ruri gupfa nabi. So rero utu dusozi uvuze cyangwa wenda utu duce twose uvuze, ntekereza yuko natwe ubwatwo twagakwiye gufata umwanzuro bakareka zino nzoga kuzicuruza. Yego, twivira ngo twikomereze mu myidagaduro. Uyu munsi umukobwa witwa Fifila yawari umuraperi yaterewe ivi n'umudiaspora, ndetse n'uwitwa Nyambo Jessica aherutse guterwa ivi n'umudiaspora. Abasore b'abanyarwanda kugira cyizere mwifite kuryo mugomba gutera namwe intambwe ngo mushake bano bakobwa b'abanyarwanda, ahubwo abadiaspora bakomeje gushaka bano bakobwa b'abanyarwanda bakomeje kuba bamaraho. Impamvu ni imwe, hari ukuntu abakobwa b'abanyarwanda cyangwa wenda abakobwa bo muri bino bihugu apana aba diaspora cyangwa apana mu bihugu byo hanze baba bifuza gutunga abagabo ngo bibire ngo barenze ubirenga ngo babogare ngo birenze, bazi ko ngo badisupra ngo bagira umutima mwiza ngo bagira n'amafaranga. Ntago abakobwa bagishaka gukora, ahubwo basigaye bajyaho biri, bagahemukira umwana w'umunyarwanda wabakunze ngo bagiye ku mu diaspora. Kuba rero uwo nguwo yaterwa ivi nuko nyene yabiharaniye yarabiharaniye, ko nubwo yarabiharaniye yanze umusore w'umunyarwanda ajya gusukuna mu diaspora. Kandi mu diaspora wibuke yuko ari uwo mu kindi gihugu. Yego, ni hahandi usanga umukobwa yarandavuriye mu kindi gihugu, yaranze umugabo w'umunyarwanda cyangwa wenda yaranze umukobwa w'umunyarwanda. Yego, so aho ngaho harimo kwibeshya cyane, kuko niba utegereje kwifuza ngo umugabo wo mu diaspora cyangwa umugore wo mu diaspora, kandi hano mu Rwanda hari abakobwa cyane n'abasore hari n'abagabo, aho ngaho rwose uri kuvoma biva, kuko ibyiza uri kubisiga ibyiza uri kubisigaho biri, ibyiza uri kubisigaho uri ngo uri kujya kubishakiraho aho bitari mu bindi bihugu byo hanze. Yego, rero aho ngaho bagomba kubyicuza, kuko simpamya ko guterera ivi mu diaspora cyangwa mu diaspora guterera ivi ngo ari ryo shema, mu biratuma ngo uhabwa agaciro ko umuntu urenze, ahubwo nyuma yaho biza kurangira utaye amarira cyangwa no kwicuza. Yego, nguko rero uyu munsi ndi kumwe na Kayusi. Kayo, yego, kanyene ngana ku musozo, ko ngana ku musozo w'ikiganiro cyanjye, nicyo babwira abanyarwanda muri rusange bagiye kugira ubuzima bwiza nyuma yo gucibwa kw'inzoga z'inkorano zajyaga zibicira ubuzima. Okay, abantu tugiye kwinjira mu buzima bwiza bwo gutangira ubuzima bwo kunywa ibiyobyabwenge byemewe, cyangwa wenda kunywa izi nzoga zemewe, ntoke wenda ibiyobyabwenge byemewe wakono zagakate, ntago ari ibiyobyabwenge byemewe, ahubwo ni ibinyobwa byemewe. Wakono zagate nayivuze nabi. Mujye twinywera umusururu, ubushera n'agatobe n'agafanta n'agafanta, twinywera n'utuji. Ariko nekereza neza yuko tugiye kugira enjoy, tukagira cheers. Akindi ntago tuzongera kuvama amaso, nubwo tuzongera kuvama amenyo, nubwo tuzongera kubaka ingongo zisenyuke, tugiye kubera neza. Kene cyo nababwira, kandi abantu banze kuva kwizima bakava kwizo nzoga baziveho bazivuye, kuko ntago ari nziza. Yego, ikintu leta yagurukiye
nawe ujye uhita ushaka domona wiyagurukire iki nicyo navuga yego kukirenze kw'ibyo ibizakubuza byirengera kira bajya bavuga ngo icyo umwana yanze tereka ahareba ariko uyu munsi icyo umwana yanze bajya baca n'umugani ngo icyo imbwa yanze ngumanika yireba ariko zo ntibatubeshye ntago batubeshye ubwo ngo wanze kureka iyo nzoga cyangwa uwo ngo wanze kureka icyo cyuma yego uko bitagenda kose arahangana na leta agiye guhangana na leta ubwo rero niba agiye guhangana na leta azagenda kigure bwihishwe kimunagana uragenda wote umuturage w'amandi yazisanga muri gereza ubwo ngenda saba ugenze cyabo shiraho n'ibihano ku muntu wanze kureka iyo nzoga yego kuko bashyizeho ibihano babandi batwara ibinyabiziga basinze n'abandi babashyireho ibihano nabo babashyireho ibihano cyane ngaye gukora tuzi ikiganiro ntabwo gukora ikiganiro kinini gushimire kimwe n'abantu badukurikiye by'umwihariko mbabwira umukozi mukande subscribe like ndetse na comment babwire ngo ibiganiro byanjye nagaruka ciao ciao